Iyi rero ni byose online TV, ni televiziyo ikorera kuri YouTube channel, aho ushobora gukanda like ugakanda subscribe, hariya handitse subscribe ubundi ugasiga cyangwa se ukaza mu kanya gatoya guhita ukanda no kunzogera, ibyo dushyizeho byose bigahita bikugeraho. Ubu noneho rero iyi nkuru twabazaniye ni iyihe? Nta yindi, ni inkuru ishyushye cyane. Muri iyi minsi ibintu bisigaye biteye ubwoba. Ahangaha turebe mu kinyamakuru rwandadailynews.com, ni mu karere ka Rusizi. Baravuga iki? Haravugwa inkuru y'ubukwe bwapfuye ku munota wa nyuma, ubundi bagakeka ko bitewe n'icyorezo cya SIDA. Ubukwe bw'umusore witwa Rukundo na Murerwa, abangaba iki kinyamakuru Rwanda Daily News cyabahinduriye amazina ku mpamvu z'umutekano wabo. Aba rero ngo batuye mu karere ka Rusizi, biteguraga kurushinga, ariko nyine ubukwe bwaje gupfa habura iminsi ine. Ibyo rero bituma abantu benshi bajya mu rujijo. Ibi bigaragazwa n'urwandiko rubanziriza ubutumire rwa rundi abantu basigaye bita save the date bari barashyize ku mbuga nkoranyambaga zabo. Rwavugaga ko ubukwe bwabo bwagombaga kuba ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019. Ubutumire bwakurikiyeho bwagaragaje ko aba bombi bari gusezeranira mu rusengero rwa Zion Temple hariya mu karere ka Rusizi. Rwanda Daily News rero yaje gushakisha impamvu ngo imenye icyaba cyateye ubukwe kutaba. Babaza Pastor Gideon, niwe wagombaga kubasezeranya, maze ku murongo wa telefone atangariza ikinyamakuru ko ari hanze y'igihugu kandi ko nta nicyo yavugira kuri telefone. Ubwo rero umunyamakuru wakoze inkuru ngo yaje kubaza ba nyir'ubwite, ariko uko ari babiri ubwo nyine birumvikana ngo ntacyo bigeze babivugaho. Nyuma kandi ntabwo yarekeye aho ngaho, yahise agenda abaza zimwe mu nshuti zabo nazo zitashatse ko imyirondoro yabo ijya mu itangazamakuru, maze bo bavuga ko ku ruhande rw'umuhungu bavuze yuko izo nshuti z'umuhungu zari zavuze ko uyu mukobwa yari afite agakoko gatera SIDA, ngo bagiye kwipimisha nyine habura iminsi ine kugira ngo ubukwe bube. Kwa muganga bamusangamo agakoko gatera SIDA, bakaba rero ari nacyo bakeka ko cyaba cyishe ubukwe. Amakuru aturuka ariko ku ruhande rw'umukobwa yavuga ko mu by'ukuri nawe atazi icyishe ubu bukwe, gusa ngo nyine umusore yamubwiye ko impamvu ubukwe butakibaye ari uko yabonye akazi hanze, kandi ngo ni akazi keza cyane, ni hanze y'igihugu. Bamwe rero mu bagombaga gutaha ubukwe ndetse bari bamaze gutanga amafaranga yo kubashyigikira, nako bakomeje kuba bahera mu rujijo bibaza bati amafaranga tuzayasubizwa cyangwa se, cyane ko rwose ngo bari nta wigeze babwira impamvu yatumye ubu bukwe bupfa. Aba kandi baravuga ko nyuma yo kuba babaza ba nyir'ubwite impamvu nyir'ubwite baramubajije n'umusore, baramubaza ati impamvu udategura inama y'ubukwe ni iyihe? Ahubwo we ngo yahise abakura ku rubuga rwa WhatsApp yari yashinze rwo gutegura nyine ubwo bukwe, ahubwo abakuramo atanababwiye impamvu. Ibi rero bo bahise babifata nk'ubutekamutwe bwo kubariganya amafaranga bari batanze, bari bamuha amafaranga bya bindi byo gutwerera. Aka karere ka Rusizi na ka Nyamasheke kazwiho ibintu bitandukanye by'ubukwe gupfafana hato na hato, hakavugwa impamvu zitandukanye, ariko akenshi ni abasore bica ubukwe bwabo. Iyo bumvikanye n'abakobwa mu kiriya gice bakunda guha amafaranga abakobwa, hanyuma bareba amafaranga, tuvuge bakumvikana igiciro cy'amafaranga runaka. Iyo rero batayabonye, ibya bindi byose bari barimo baravuga bihita bihagarara, akenshi bikagenda gutyo. Ariko kandi i Nyamasheke naho kandi hakunze kuvugwa ikibazo cy'isake. Umukobwa akaba afite umufiyanse ariko yamusura ntamuhe isake. Ibi ngo bikaba byateza kuba nabwo batandukana. Kuri iyi nshuro rero ntabwo ariko byagenze, ahubwo noneho haketswe ko byaba ari agakoko gatera SIDA. Ibi bintu rero byakomeje bigera mu karere ka Nyagatare, naho aho ibintu byo gutandukana kw'ingo
aho umukobwa ngo rwose basabye barakwa barasezerana batwikurura, ariko umukobwa rwose ngo nimugoroba yaje kwifatira musaza w'akaboko nk'uko yamufashe ari kumutanga, biragenda barabaritahira, baragenda bajya kwiryamira. Umusore akaba ari mu marira masa. Iyi nkuru yo twari twanayibagejeho hano kuri Byose Online TV. Tugushishikariza gukomeza gukanda subscribe ndetse unabwira abandi gukanda, ukajya ubona amakuru nk'aya ngaya yiganjemo imyidagaduro ndetse harimo n'udushya twinshi cyane. Ciao ciao.